yitwaje bibiliya ntagatifu mu ntoki. Karasira Aimable uzwi nka Professor Niga yitabye urukiko asaba kuvurwa uburwayi bwo mu mutwe. None kuwa 3 Mata 2023 nibwo Aimable Karasira uzaramba wamamaye nka Professor Niga ubwo yabikoraga nk'umuhanzi ariko akaba n'umwarimu muri kaminuza yatangiye kuburanira mu rugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ni nyuma yuko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwategetse ko uru rubanza rwajyanwa aho ngaho i Nyanza kubera ko rwari rwiyambuye ububasha ruvuga ko rudafite ububasha bwo kuba rwaburanisha uyu Karasira Aimable. Karasira Aimable wagiye ugaragara mu bihe bitandukanye imbere y'urukiko avuga ko afite ibibazo cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe. Kuri uyu munsi nabwo niko yaje cyangwa se niyo shusho yaburanyemo niko twababwira, kubera ko Karasira Aimable ndetse n'abamwunganira mu mategeko bakomeje kwitsa cyane kukumvikanisha ko uyu Karasira Aimable akwiye kuvuzwa akabona kuba yaburana. Karasira Aimable yunganiwe na Maître Gatera Gashabana nk'ibisanzwe, ariko kandi hiyongereyemo Maître Evode Kayitana. Uyu nguyu akaba yaramamaye cyane cyangwa se benshi mwamumenye nyuma yuko yunganiye Bamporiki Edouard mu bujurire ubwo yajuriraga ku gihano yari yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uyu nguyu rero yaje kuba agaragara muri uru rubanza rwa Karasira Aimable aho yamwunganiye ari kumwe na Maître Gatera Gashabana. Mu bindi twababwira wenda tubaha ishusho y'urubanza nuko uyu Karasira Aimable yageze ku rukiko rwose afite bibiliya ntagatifu. Akitangira iburanisha yahise amanika akaboko ati ngiye rwose hari inzitizi, ati kubera ko mfite uburwayi butandukanye harimo indwara zirimo n'iy'agahinda gakabije. Mu gusobanura iki kintu Karasira Aimable yavuze ko yabuze umuryango we wose muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'umuvandimwe yari asigaranye akaba afite uburwayi bwo mu mutwe. Maître Kayitana Evode wunganira Karasira yabwira urukiko ko uburwayi bwo mu mutwe umukiriya we afite bukwiye kuba bwatuma afatwa nka Segikubo Fred. Uyu nguyu mwamumenye nka Barafinda kuko nawe ubwo yakurikiranwaga ntiyaburanye ahubwo yaravujwe arakira ubu nta kibazo afite. Mu magambo ye uyu Maître Evode yavuze ati Barafinda yaravujwe, aho yavugaga ibigambo bitandukanye birimo ko yatsinze amatora ndetse ko n'umugore wari First Lady ndetse ribibuza abanyamakuru kumuvugisha biraba. Ubu nta kibazo afite ari we na Karasira Aimable nawe nuko akwiye kuba yafatwa. Ubwo rero nuko kuntu yavuze mu kumwunganira. Ariko Maître Gashabana Gatera nawe yavuze ko umukiriya we nkuko yagiye abivuga no mu bihe bitandukanye. Murabyibuka ko ubwo twabagezagaho iburanisha n'ubundi rya mbere ryabereye mu rukiko rwisumbuye nubwo Karasira Aimable n'ubundi yazamuraga izi nzitizi, Maître Gatera Gashabana n'ubundi yari yabivuze ariko n'ubundi yongeye kubisubiramo hano i Nyanza, aho yavuze ko umukiriya we uregwa mu byaha aregwa harimo guhakana jenoside ariko ari umuntu wabuze umuryango we muri icyo gihe cya jenoside, akagira naho ahungabana, aho kuganirizwa ndetse ngo avurwe ahubwo agahanishwa kuba yajyanwa muri gereza. Ibintu abona ko ngo bidakwiriye ahubwo yarakwiriye kuba yavuzwa. Ubwo rero nibyo ngibyo. Ariko mbere yaho gatoya Aimable Karasira nawe yari yafashe ijambo mu byo yari yagiye agarukaho ndetse yagiye anagarukaho n'ubundi. Karasira Aimable ni umuntu urangwa no kuba agenda azamura urutoki avuga ikitagenda neza kuri we. So yagiye avuga kenshi gatandukanye, aho yavuze ko n'uburyo yafunzwemo atari bwiza, akavuga ko rwose yarafunzwe mu buryo bubi, akavuga ko yafunzwe mu buryo bwihariye, agafunganwa na Sankara, agafunganwa na Kayumba Christophe. Ibi nibyo
yavuze mu kwiregura cyangwa se mu gusobanura iby'uburwayi bwe. Yavuze ko afite uburwayi bukabije bw'indwara zitandukanye zirimo agahinda gakabije, harimo diyabete ndetse n'izindi yatangiye kwivuza mu mwaka wa 2003 nk'uko ngo raporo ya muganga ibigaragaza. Ndetse yagiye agaragaza ko agenda afata n'imiti itandukanye ya buri munsi yo kugira ngo imworoshye, yaba ku burwayi afite, ububabare n'ibindi. Ibi rero akabishingiraho avuga ko akwiye kuba yavuzwa akaba yakira neza akabona kuba yaburana. Yanavuze ko akibwirwa iby'urubanza rwe ngo yamaze iminsi 3 yikurikiranya adasinzira, aho yarotaga ngo intambara, urupfu n'ibindi bintu byinshi bibi. Ngira ngo murabyuka ko mu minsi ishize hari ibihuha byavuze ngo Karasira Aimable yarapfuye. Tuza kubaza umunyamategeko we Maître Gatera Gashabana, ariko aravuga ko babonanye, ariko urumva ko Karasira Aimable rwose nawe ari mu bihe bitoroshye. Karasira Aimable uyu yahoze ari mwarimu muri kaminuza ya KIST, ndetse uretse kuba yari mwarimu muri kaminuza ya KIST yabayeho n'umuhanzi. Ngira ngo mu zindirimbo ze zitandukanye harimo za Karite Rouge n'izindi nyinshi cyane yagiye aririmba. Yakomeje rero gusaba ko yavurwa n'abaganga b'abanyamahanga ngo kuko ari we yabwira ibye bakamwumva, naho ngo abanyarwanda ashobora kuba ngo yababwira ngo ntibumve kubera ko ngo bagira ubwoba, ngo bitewe n'ubwoba bwabo ngo ari ubwo yabasobanurira ibye ntibabe bamwumva. Ubushinjacyaha bwaje guhita bufata umwanya nabwo bugira icyo buvuga ku birego burega Karasira Aimable. Bwavuze ko rero raporo ya muganga yagaragaje ko afite uburwayi koko, ariko ko atatakaje burundu iby'abantu bazima bakora. Yavuze ko kandi cyangwa se ubushinjacyaha bwanavuze ko ibyo gufunga Karasira byari ngombwa kuko ngo byakurikije amategeko. Hanyuma rero ku kijyanye n'uburwayi, ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Karasira Aimable asaba kubanza kuvuzwa byumvikana, bityo rero ngo urukiko rukwiye kubanza kuba rwabisuzuma rukareba niba koko rwabanza rukategeka ko avuzwa cyangwa se rukaba rwategeka ko aburanishwa. Aimable rero Karasira uyu nguyu tubibutse ko yamenyekanye cyane n'ubundi, cyangwa se mbere yuko atabwa muri yombi yari afite umurongo wa YouTube witwaga Ukuri Mbona. Uyu murongo rero bikaba bivugwa ko n'ubundi ari we yakoreyemo ibyaha bitandukanye akurikiranyweho. Mu byaha aregwa harimo ibyaha byo guhakana jenoside, guha ishingiro no gukurura amacakubiri, ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibi byose rero bikaba bivugwa ko yagiye abikora n'ubundi mu bihe bitandukanye ubwo yabaga ari mu biganiro yatambutsaga kuri iyi channel ye bwite yise Ukuri Mbona. Ngira ngo rero ibindi twababwira wenda bike nuko Karasira Aimable kugeza ubu ngubu ni umugabo w'imyaka 46 y'amavuko. Yavukiye mu mudugudu wa Rugerero mu kagari ka Mwendo mu karere ka Huye, ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Uyu nguyu rero akaba n'ubundi yongeye gusubira mu majyepfo agiye kuburana ku byaha akurikiranyweho, kubera ko uru rukiko rw'i Nyanza ari rwo rukurikirana ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Umucamanza waburanishije uru rubanza yatangaje ko azafata icyemezo kuri Karasira Aimable niba akwiye kubanza kuvuzwa cyangwa akwiye kuba yaburanishwa nta gihindutse kuwa 6 Mata 2023. Ni ukuvuga ngo nta gihindutse nyuma y'iminsi 3 ishyira 4 turaba tuzi iko byifashe, niba Karasira Aimable ari buze kujyanwa mu kuvuzwa cyangwa ari buze kuba yaburanishwa nta gihindutse. So rero Karasira Aimable n'ubundi ntajya yiburira, yagize atya yongera hati rwose ati niyo ntabona ubutabera ariko nkavuzwa nkakira ntacyo byaba bitwaye. Ngira ngo murabizi ko Karasira Aimable azwiho gukoresha imvugo zikakaye mu rukiko, aho abavuga nyine avuga nyine akamuri ku mutima kose.
adaca ku ruhande. ngira ngo muri kugenda mubibona ni umugabo unyuzamo akatanga peace, akakwereka ko ari umusore, ko niba navuga ngo nta kibazo umubwira sinzi, ariko nyine ni Karasira Aimable nyine w'umukarateka, ni Karasira Aimable w'umuhanzi, ni Karasira Aimable w'umuprofe, ni Karasira Aimable kandi ushobora nyine nkuko n'ubundi kandi raporo ya muganga bigaragaza ufite ibibazo by'uburwayi bitandukanye. Ubwo rero twebwe twakurikiye ibyiri buranisha, ibindi tuzamenya uko byifashe mu bihe biri imbere, tuzababwira ese Karasira Aimable azakomeza kuba yaburanishwa. Mu bindi biganiro bitandukanye tuzasesengura akantu ku kandi ku by'uru rubanza ndetse n'uko rwagenze mu buryo burambuye. Reka ngiye mpinira ngaha mbabwire ni ubwo abasengera Karasira Aimable bamusengere arwara ubukira, avuzwe, cyangwa se n'urwo rukiko rube rwabisuzuma rubone ko bikwiye ko agomba kuvuzwa. Nicyo kintu twavuga, ibindi twebwe ntacyo kurenzaho, nyuma tuzavuga urukiko rumaze gufata umwanzuro. Reka mpinira ngaha, mwakoze kubana natwe, naho ubutaha.